Ibishyimbo bifite intungamubiri zikenerwa cyane n'umubiri wa muntu, niyo mpamvu ari ngombwa kubirya buri munsi cyangwa guhozaho. Ibishyimbo ni bimwe mu biribwa by'ingenzi biboneka ahantu hose kandi bibamo ubwoko butandukanye, harimo iby'umweru. Ibishyimbo ni bimwe mu biribwa by'ingenzi biboneka ahantu hose kandi bibamo ubwoko butandukanye, harimo iby'umukara. Ibishyimbo ni bimwe mu biribwa by'ingenzi biboneka ahantu hose kandi bibamo ubwoko butandukanye, harimo ibitukura. Ibishyimbo ni isoko y'intungamubiri nyinshi kandi ni ingenzi mu kuba isoko ikomeye ya poroteyine umubiri ukenera. Ibishyimbo ni bimwe mu biribwa bikomoka ku bihingwa bikungahaye kuri poroteyine cyane, kuko burya poroteyine zibonekamo ni nke ugereranyije n'iziboneka ku bikomoka ku matungo. Rimwe na rimwe ibishyimbo bihabwa akabyiniriro nk'inyama z'abakene, kandi usanga ubwoko butandukanye bw'ibishyimbo bwose bugiye butandukanye gato ku ntungamubiri zibonekamo. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe icyo ibishyimbo bikungahayeho. Ubusanzwe ibishyimbo bigizwe ahanini na fibre twaganiriyeho ubushize, kandi bigizwe n'ibitera imbaraga ndetse na poroteyine nyinshi. Ubusanzwe ibishyimbo bihiye bipima garama 200, birimo poroteyine garama 17. Ubusanzwe ibishyimbo birimo ibitera imbaraga 72% by'ibigize karori zose zirimo. Ubusanzwe ibishyimbo birimo ibitera imbaraga 72% by'ibigize karori zose zirimo. Ubusanzwe ibishyimbo birimo vitamine zinyuranye nka vitamine B1. Ubusanzwe ibishyimbo birimo folic acid, ariyo vitamine B y'ingenzi ku bagore batwite. Ubusanzwe ibishyimbo birimo vitamine K1 ituma amaraso avura. Ubusanzwe ibishyimbo birimo imyunyungugu itandukanye nk'ubutare. Ubusanzwe ibishyimbo birimo imyunyungugu itandukanye nk'umuringa. Ubusanzwe ibishyimbo birimo imyunyungugu itandukanye nka manganese. Ubusanzwe ibishyimbo birimo imyunyungugu itandukanye nka molybdenum. Ubusanzwe ibishyimbo birimo imyunyungugu itandukanye nka potassium. Ubusanzwe ibishyimbo birimo imyunyungugu itandukanye nka phosphore. Ubusanzwe ibishyimbo bibamo kandi ibintu bitunga ndetse bigasukura umubiri. Ubusanzwe ibishyimbo bibamo kandi ibindi birinda uburozi umubiri nka anthocyanine. Ubusanzwe ibishyimbo kandi bibamo ibirinda uburozi umubiri isoflavone. Ubusanzwe ibishyimbo bibamo kandi ibindi birinda uburozi umubiri nka lectine. Reka dukomereze ikiganiro ku kamaro k'ibishyimbo ku mubiri wa muntu. Akamaro ka mbere k'ibishyimbo iyo bitetswe neza bigira akamaro gatandukanye ku buzima, kuko biringaniza isukari nyinshi mu maraso ishobora gutera indwara zikomeye z'umutima na diyabete. Ibishyimbo bigenda bisohora agasukari gake gake mu mubiri, bigatuma biba ingenzi mu kurinda isukari mu maraso nyuma yo kurya. Ibishyimbo birimo fibre z'ingenzi cyane zifasha kugabanya cholesterol mu mubiri wa muntu. Aha bikorwa iyo ibishyimbo bifasha mu kurinda ko igipimo cy'isukari cyakwiyongera cyane nyuma yo kurya. Iyo niyo mpamvu ibishyimbo byagakwiye kuba ifunguro ry'ingenzi ku barwaye diyabete. Iyi niyo mpamvu ibishyimbo byagakwiye kuba ifunguro ry'ingenzi ku barwayi cyangwa bafite ikibazo cy'ubwinangire ku musemburo wa insulin resistance.
iyi niyo mpamvu ibishyimbo byagakwiye kuba ifunguro ry'ingenzi ku barwayi cyangwa bafite ikibazo cya hypoglycemia. Ibishyimbo iyo biryanye n'umuceri wuzuye whole grains rice ni ifunguro rizira ibinure kuko riba ririmo proteine nyinshi kandi ishobora gufasha abifuza guta ibiro cyangwa kugabanya ibinure. Mwibuke kandi ko twabonye ko ibishyimbo bikize ku myunyugugu nka molybdenum, enzyme z'ingenzi cyane mu gusukura no gusohora uburozi buba bwinjiye mu mubiri. Akamaro ka kabiri k'ibishyimbo ni uko iyo bitetswe neza bigira akamaro gatandukanye ku buzima kuko bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Kuba ibishyimbo bikungahaye kuri acide folique bibiha ubushobozi bwo kurinda umuntu indwara z'umutima. Kuba ibishyimbo bikungahaye kuri magnesium nazo zibiha ubushobozi bwo kurinda umuntu indwara z'umutima. Kuba ibishyimbo bikungahaye kuri folic acid, acide folique cyangwa folate bibiha ubushobozi bwo kugabanya urugero rwa homocysteine mu mubiri. Kuba ibishyimbo bikungahaye ku bwoko bwa acide amine bigabanya ibipimo biri hejuru byo mu maraso kandi biri mu bitera indwara z'umutima, stroke kimwe n'izibasira udutsi duto dutwara amaraso ku mutima. Akamaro ka gatatu k'ibishyimbo ni uko ibishyimbo iyo bitetswe neza bigira akamaro gatandukanye ku buzima kuko ari ifunguro ry'ingenzi cyane ku bagore batwite n'abonsa. Abagore batwite bakenera ubutare na folic acid bihagije mu mubiri wabo cyangwa byombi bikiyongera kuko biboneka mu bishyimbo. Icyo ibyo byombi birusha inyama zitukura nubwo nazo ziboneka mu butare nuko ibishyimbo byo bifite kalori nke kandi ntibigire ibinure. Ubutare na folic acid kandi byombi bifitiye akamaro abari n'abategarugori bari mu mihango kuko baba bakeneye kongera ubutare mu mubiri. Akamaro ka kane k'ibishyimbo ni uko iyo bitetse neza bigira akamaro gatandukanye ku buzima kuko bifasha mu kurinda kanseri y'amara. Ibishyimbo bikize cyane ku ntungamubiri na fibre zifasha umubiri kwirinda uburozi butera kanseri. Aha twavuga nka alpha galactoside kororoka mu mara zigakora acide zituma amara arushaho gukora neza. Reka noneho dusoreze ikiganiro ku bintu byo kwitondera ku kiribwa cy'ibishyimbo. Ikintu ukwiye kuzirikana ku bishyimbo nubwo ibishyimbo birimo intungamubiri nyinshi kandi zifitiye akamaro umubiri ni uko mu gihe bitetswe nabi cyangwa bidahiye bishobora kubera uburozi umubiri. Ikindi kintu cyo kuzirikana ku bishyimbo ni uko hari ababirya bikabatera gutumba no kumva mu nda ibintu byigaragura. Ikindi kintu cyo kuzirikana ku bishyimbo ni uko birimo fibre zitayenga zizwi nka alpha galactose kandi izi zishobora gutera diyare no gutumba inda ku bantu bamwe na bamwe. Ikindi kintu cyo kuzirikana ku bishyimbo ni uko nubwo bwose bifite akamaro kanini ariko hari bimwe mu bibigize bishobora kubera uburozi umubiri. Aha twavuga nka proteine yo mu bwoko bwa lectin iboneka cyane mu bwoko bw'ibishyimbo bitukura gusa ishobora kuvanwamo no guteka ibishyimbo bigashya neza. Ubu bwoko bw'ibishyimbo kugira ngo bitagutera ikibazo nuko mbere yo kubiteka byaba byiza ubanje kubitumbika mu mazi nuko byibuze nyuma y'isaha ukabyoza neza ubundi ukabona kubiteka. Reka tukwibutse ko ushobora kongera kumva iki kiganiro kugira ngo urusheho gusobanukirwa birushijeho ibi tumaze kubaganirizaho kandi bikakugirira umumaro. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza.
niba utarabikora nyabuneka kanda subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane, bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse nizindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukore share ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.